sawa nyine urumva ibyo bintu byo kuvuga ngo wahita uza none ahangaha ntabwo ari byo nyine urabona akazi niko kaba kari imbere urumva byibuze tubishyire mu minsi iri imbere ariko akazi nanone ntabwo katwicira urukundo yego nanjye ndabyumva ariko nyine uzaza mu minsi iri imbere reka tuzanze tubitegure natangiye gusaba agahushya ngo ndaze muri kiriya cyumweru aya buretse uzagasaba mu cyumweru kiri imbere yego meze neza ariko wumva utuje pe nta kibazo meze neza kandi nanjye mba nkuzirikana pe ntariwe uze kunyereza amafoto yawe kuri WhatsApp kugurimba nkumbuye no kukureba yego mu kanya nimfungura data ndaza guhita nzigushyiriraho izo foto rero ntuguze kongera kukuvugisha kuko ubu ngubu ndabona akazi kamereye nabi yego bagiye kukuvugisha nabi sabe akazi keza yego kandi ndagukunda yego nanjye ndagukunda kuza aza se usaka akanya yabaza agiye hehe muri iyi minsi mfite umuntu uri kubinkorera neza naba aretse nashaka azamariye n'umwaka azasaka akanya yaba agiye mu biki aya pe naba aretse si igihe amaze ubundi ndamukumbuye se ntago akenewe ahubwo ura mama wanjye ndabona baby meze bite se yewe nambwiramo kabisa meze neza se yewe nawe mukumbuye kabisa ntabwo wapfa kubyumva se wanjye yewe ni meza nta nubwo nirwa nkuramo inkweto ahubwo twikomereza mu nzu kuko ndumva nashize mbaga ngiye gusara kubera kugukunda wanze umuhobere neza nanjye nari ngukumbuye yewe ndagise nari maze iminsi najya kubera nyine urukumbuzi kabisa ego ni karibu ariko nanabyibushye gusa numva yuko nari mukumbuye shashere nari ngukumbuye pe akanubwe banzindukiye mureba ariko ntabwo naruka ukubona neza kabisa nasebe uri uti kuba turi kumwe noneho ndumva meze neza kurushaho kabisa shana ntabwo ari nguherutse pe ukabyibushye cyane harabyibushye n'inkuba cyiza ahantu hose ni fresh ariko nanjye ndabona ari ukuntu mfunzemo fresh urasa neza pe uriya bivuga ugomba kunkomera nanjye ntabwo nzakureka kandi ndagukunda si bundi buriya ntabwo numva ngewe n'ubundi nari maze iminsi mu kiruhuko nta kuntu nasiga nasijamo ntabwo tugomba kubiganiraho ati uno wawe ukaba umwongereye kuko ngiye mba muzi ukuntu nyine ngenda mbarabura n'iki iyo twicaye kandi tubiganireho ugomba nasigaye umugabo ariko ntameze nk'ubwanjye ubwazaho rero buriya kuriya abantu ukajya umuvugaho niba urumva nk'uko yandika kubwira sibyo niba urumva nta mwana araje kure ntabwo twamubyarana pe apo nta kibazo n'ubundi ukuntu ngukunda n'ubundi urabona twanamubyara ntanabimenye kuko n'uriya wundi ntabwo ari uwe kandi kubera ukuntu ngukunda nzakubyarira agahungu sheri n'uriya buriya ntabwo ari uwe ntabwo ari uwe cyarazazanye ntabwo kizaho ibiri ntabwo aba abizi uriya urabona ngewe kudusatsi twanjye yazana wajyaza ndamubona sheri umwana twabyara ikivuna sheri nzamukubyarira n'ubundi urabona ntabwo bigoye kandi ndagukunda nasi umunda sheri kandi ndabibona umwana yewe mvuye mu kazi ndamwata kandi kuraba mu gihe kumva mu kazi n'ibindi bitekerezo nanjye nari ngukumbuye pe wakoze kuza ahubwo gashyira batari ubundi niyo wanjye utabona niwe nahoze ntekereza numva hari ikigo rero ngereze kumbwira ati iriya mudebe uri mufana ati iriya mbebe si umushinga urumva nyine kiranyemera bya danje kuko reka ngewe zanca inyuma zero nimba nambaye yewe abagore babikunda kubi n'umwe no tuno duketi ukuntu kanuse ku ruhande nkabanyemera kubi kuko bazi ko hari ukuntu ibintu bikurikirana ruzunga ariko yavuze ati wowe washaka azakuntwara aya sheri ndongore no zanca inyuma
n'inda mugabo ahubwo agacanga bafashe sira nta kintu azi urasashoboye iki undi abagabo nyine ni twebwe kuriya buriya adashaka amafaranga kora binkorera pe mwa umva neza neza perezida yego pe ahubwo sinzakubura kuko urashobora kuzambabaza kuvuga ngimba mu kazi mvuga ati nambuke niyo mpamvu nshaka no kuzakubyarira umwana kamara kavuga ngo noneho Mr. Bikigo neza neza ahubwo sheri nakurangaranye nta kantu nari kukuzanira ku muhanda ko kunywa nibyiza ukuri rero kubera mu rugo ngiye mweye sheri ntukajye wicisha inzara mbwira ko ukeneye gusa ati ntabwo nakubeshya kandi niba ari ibyo reka twigire mu cyumba ubundi nari ngukumbuye ahubwo wari watinze kuko akantu k'icyumba uvuzemo niko karenze uramutunga kudukecuru ubundi rero ko najya kureba ibyaro by'abana ubundi nicyo kintu cyo nashakaga numva guri tuntu kuko nawe ngukumbuye nanjye pe ariko ubundi umugore ni nawe uzukaga mpamvu twigire mu cyumba kuko ndumva nashize neza neza sheri urabyumva utese nashaka nkubwize ukuri cyane nabonye benshi ariko wararenze pe mbese nanjye ubinkorera neza pe nkubwize ukuri uyu munsi nibwo maze numva nyine ngiye horo neza neza nyine nanjye ntabwo nari mberutse pe ahubwo ujya ushaka ukuntu uboneka mu cyumweru byibuze nka kane kane ahubwo ntihabwa gatanu najya mbona kuko noneho n'akazi zangareka ariko nze ahubwo bizarangira twibaniye burundu kiriya nkeke n'ubundi ni wowe ubinkorera no kwibanira se yagezemo se buriya yego pe wenda ko wasiyemo kabisa ahubwo ni ukujya unyitaho tukazabyara umwana umeze neza umwana we tugomba kubyara umwana umeze neza noneho amafaranga wakajya guha amafaranga nyine ndumva nyuzwe pe nanjye be ahubwo nushake wirarira aya n'ubundi arara kabisa beautiful nyakibasumba misi wanje meze neza nawe ngukumbuye pe mwa meze neza yego ni karibu ukuntu njya nza naza ngeze nkara hanze mu umutima wanjye utangiye gutitira numva impumuro yawe nanjye nari ngukumbuye pe ni karibu okay makuru y'iminsi shiri yego urasa neza meze neza yego gusa nakoraga akazi numva umutima wanjye waje nta kigenda noneho twabonanye kabisa niyo mpamvu nanjye numva umutima wanjye uri muri ubu kuri gutera utekereza iki nari ngukumbuye nanjye numva ushima none se sawa mbona najyanga ibintu mwawe wasizeho gukora ni utuntu tujya dushyira ku minwa nyine tukaba ari two tuntu wamfatishije ku buryo iyo ndi mu kazi mba numva wagira ngo sinzi cyangwa biteye burasanga ari urukundo rwinshi ariko nawe uba wanindiye nkihagera dore iminota ibigize neza yego si nubwo ntagera neza kuko nari mukumbuye hano yanjye imana ikuzanye rwose iragahoraho nari ahantu zose birasigaho iki ko numva wasigaye yanyerera si amavuta uherutse kungurira ahubwo agiye gushira nshaka kugutumiriza ndi none avuye ahantu kure ahantu ku buryo uzajya ubisiga mpamvu mukunda ubundi nkora utuntu cyangwa nuko nzagukorera ibihambaye nyine bakakujyana ukajya uhangayika ariko jya unyegera neza dore mba mukumbuye nanjye nari ngukumbuye mba ndi mu kazi agatima kanjye kagatera ati bagiye kureba ikibasumba cyane yego mwana yashoze nari ngukumbuye gasa n'isi umusore isusurutse niyo mpamvu ujya ubona byuka nkwandikira akamesaje hari ukuntu nkanguka nyifite n'ibitotsi ariko buriya ukuntu mama wanjye yajyaga ambwira ati kera numura ntuzigere na rimwe gucika nakubonye kabisa niwe yajyaga ambwira mba mbona wowe rwose nazirirwa bya bindi by'ababyeyi azahita bata umwana wawe ntabwo se ubontekerezaho iki gahunda ni yindi nyine mu minsi iri imbere nahenda wati urumva nari naragiye mu butumwa nari mfite gahunda ko nzaza nyine tukicara no gutembereza hano mba mukumbuye yego ubundi tugahita dupanga gahunda banumviraga no kuba ngenda nkagusiga aha ngaha ntagusize iwanjye
bari ikibazo. Ako ntukagira ikibazo basi uranyizera. Ndakwizera ariko buri umuntu ukunda cyane ugutwara n'uruhande ntabwo agatima kabura gutera kuko mbaye nagutekereza ibyo bintu sinamukundereka. Nanjye njya mbitekereza ko se buriya nta bandi bakobwa ujya ubona uba waragiye. Abandi nsigaye mbona nk'abantu nkabona nk'abahungu nkabona n'ibihungu byigenza. Ashe ntabwo nukumbeshya. Ntabwo nkubeshya dore umutima dume. Ko nanjye ndagukunda be. Se bundi wakoresheje iriya banga. Byo buriya n'umutima wawe washatse kuwunkunda. Sure. Rero muri iyi minsi nyine bitewe n'igihe tumaranye hari amahandi mo nubaka hariya i Remera mfite inzu ariko bana yarangoye cyane ariko gahunda tugomba kuzigira vuba nyine tukibanda kuko ndagukunda. Yego. Kubura igihe gito ukiri muri finisage. Nirangira tuzatatubana. Vuba. Binyizeze basi. Nicyo kintu najyaho tuganira. Twumva reba tumaranye igihe dukundana ndakwizera. Wese unyizera. Nanjye ndakwizera sheri. Rero numva ndi kwihutisha ibintu vuba muri kiriya cyumweru birangira. Yego. Ahubwo sheri reba nk'igihe tuba tumaranye nyine hari ukuntu umuntu aba areba nk'umuntu bitewe n'ubwiza afite ukareba nyine ukuntu ukumva ukeneye kuba wakishimana nawe nyine. Ibyo bintu rero rwose ushaka kumbwira. Ntabwo nizera se. Ndakwizera yego. Ako nyine aka kanya guhita uvuga ibyo bintu se harabona hari ukuntu dushobora kubaho ugasanga urangatiye ariko urabona aho yashusho ntabwo ariyo mpamvu yo kugukatira mu mukungu wawe. Ntabwo ariyo mpamvu. Nyine urabona n'ubundi ni njyewe nawe tuzabana kandi ndabikwizeje kandi tubizanye uko dukundana so nkunda. Ariko bitewe n'ukuntu nyine mba mufata nkubona hano hari ukuntu umuntu yitwarika afite umukunzi we hari ukuntu umubiri umunanira. Ndabyumva babarira ubanza unyumve. Ndabyumva umubiri ni umubiri ariko aka kanya tuvugana nta nubwo biragenda bitinyuka ariko byibuze buri bucye ubukwe vuba ndabikwijeje. Ihangane utegereze. Nta kibazo reka ntegereze uwo munsi ubwo nanjye nzakuramo esheke. None se sheri urumva nyine muri iyi minsi ariko jya umfata iyo twicaye utamfashe mba numva umubiri wanjye nazi ukuntu umeze wagiye mu urabona nyine muri iyi minsi nta mafaranga mfite kandi urabona gazi yarashize nagira ngo nyine rekera subizi ko iwanjye nta kibuze se ngaho ntacyo mbwira ni kuri nimero ya yindi nzu ya nimero yanjye. Urakoze kuza rwose pe nari ngukumbuye sheri ni ukuri rwose. Ibyo daza ni muri 30 mushyiriyeho 200 ufashisha muri iyi minsi. Murakoze sheri. Kubera ko ndagukunda rega nta wundi muntu mba maranira kuba yagira ibyishimo ni wewe wenyine. Birashimisha kubona umuntu afite umukunzi ariko ujye ubibona. Njibona ko izuba n'ukwezi bitari wari kumurikira isi. Ariko jeri nawe rwashira koze pe. Mba nikorera mba nikorera kubize n'uwo wanje n'undi. Ntabwo navuga ngo ariko uyu munsi twabanye nzashima Imana bitewe n'ukuntu ngukunda baba bafite ubwoba bwo kukungoreka. Nta kabisa wamaze kumfatisha nyine. Pe urakoze kubinyizeza. Nta kintu nakwemerera. Yego se. Kandi niko ewana hari umunsi nzakunda gukorera neza sinone nzara uzikoresheje Dubai wagiye Dubai nabizi. Ni hafi aha. Umeze neza kabisa. Umeze neza. Urakeye umeze neza. Ubundi amureba mu mva ubundi uri wanjye cyangwa ndo wawe pe. Nawe tuzasazana pe. Igenze bite? Unajyana n'igende kujyanye hano. Heze. Abaye iki se?
kwiramo kabisa yawe. Sheri bitese. Yawe ni mwiza kazi. Ndabona none wambaye neza kurushaho kazi. Mbese wari ngora manini kantu kiduma tusengo meze. Sheri moto ni umuturanyi ngira ikibazo. Amutora? Yego. Cyangwa ndabizi ntabwo wabimora kuko hanze ko mwanze ntabwo wabimora. Wana kozeho ubundi niwe wayinashaka arukuruza n'umugore ugasanga ni idage ntabwo rero yazajya dusohoka ubundi niwe wandika urumva nanjye mba nifunze mukuntu none kugira ngo mure namba Sheri ubundi ndakwemera byose mbona byuje kabisa ubundi niwe wandika nasabwa rero bicara tuganira n'iki ariko karakamata ariko ntabwo gashira akeza Sheri nawe ni umuturanyi sana kwizera ntabwo wambeshya kabisa bizi ndumva muri quartier bajya bambwira ko witonda ntabwo wabimora sibyo se pesha nge uzabaze na nyiri ibyondo kana mwambaye neza kurusha kabisa yego urakoze sho ndatugura ubundi ninjye ufite umugore abandi barabeshya buriya nawe uriyazi ko ndafite umugore buriya reka njye nakubwiye ngo nushaka ujye umureka kumutekerezaho kuko ntahari twari tumanekereza cyane ngo ubone ukuntu ubona gusa wambaye n'iki kigali cyane noneho ashatse twamwimura buriya ntabwo buriya n'ubundi uri kuba amaze no kumukura umunsi uzi ngo buriya ntabwo ntimufite muri gahunda ariko abana bari muri muntu twenyine Sheri wasanga ari imbeba ziri mu madara hari uri kumva nshaka kubitunga ariko ati ngo wasanga sinzi ubyiborere Sheri ikomereza n'imbeba imbeba nazo zigiye zikwaga ngananiye kabisa nkumva ndushye ese Sheri uvuye akora saga neza kanarange kabisa yewe wambaye neza kumenya cyadanje wowe none wambaye neza kurusha kamera action urayibona gute kuba turi kumwe ishimwe cyane yego cyangiye nishimye kurushaho kabisa ni ukuri nari ngukumbuye ariko wagira ngo Imana ibibizi ko ngukumbuye ndamakabiza kwitama ako ku munwa akora kamera yego umwana wanjye se yageze hakura shabi barimo arakura arakina iwana ameze neza urabyumva ko ari gukina akankoreho n'umbe shabanza arimo koko amaze gukura ko ngewe buriya nicyo cyizere mfite muri iyi minsi yego none imaze iminsi nshaka umwana mvuga ati se umwana nzamukura he aho ihangayika nzamubyara wana tuzabyara umwana usa neza gusa ndategereza none umara kumubyara umwana nzavuga ati mfite umugore hariya njye nanjye mbwira atamanga niwe wanjye kabisa wanjye bimeze iza ni ibyo gusa Sheri harakuri gukomeza ubyibazaho ushobora gusanga zikwangiza ibintu rero nta bintu zangiza bihari aya ahandi umuntu afite imbaraga kabisa nyine wabo twikomeza ibyacu nabi urumva niko nanjye kubwira inyama zigiye nshaka umwana sinari kumva oya Sheri uretse mbyirebere wikivuna mbona nsize mwacu tenze kenshi uretse rwose nakubwiye ngo mwihanganye ndaje byageze biteze ko wanejeje ntangaha kugenda ukareba uretse ariko n'ibyaga ushobora kuvugisha ukuri kuko ni umuntu wawe cyangwa uri kumubwira maso uri kumuha wanditse igihanganye nkajya kureba ukajya kureba oya Sheri ariko ndazamubwira Kandi ngo yazanye. birangiye ntagiye oya aragiye mwana ese urabona muri ibyo maze oya niko Sheri ntukazajya ukomeza ibintu nawe ibi bintu ntabwo byumvikana oya wihangane ndaza kukubwira uko bimeze dusohozanye nuko turi kuvugana ibi bintu ntabwo ari byo urumva wanshyize mu nzu urahansika oya umaze kuguma hano mu nzu njyenyine gusa urabona wanshyize mu nzu wakize mu nzu uramfungira nanjye kugifunga peso nyizera reka njye kureba ko ari mu buryo oya peso ariko tubanza tuvuganeho ndaje mu kanya baraza najya kureba uwo muntu uwo ari we oya wapi uretse ko ntabwo ndaza kukubwira namara kugenda hari ibintu yaraje ko tuganira
Niza ariko sishere wagiye wemera wagiye unyumva oya ni imbeba nari ndikwiye kubita sinizera ngaho basemeye ibyo nkubwiye uze tube hano hari imbeba reka ariko bajya bavuga ngo urwo rurimo ibiryo ruba rurimo n'imbeba. you.